Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye kuri channel yacu Miss Tony. Ndatekereza nawe uri muri bamwe bakeneye kugabanya ibinure ku nda, uri muri babandi inda ari nini ibangamiye. Aka kanya rero ndaje nkubwire ibintu bitatu by'ingenzi bizagufasha kugabanya ibinure vuba vuba. Bana natwe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kizagufasha kugabanya ibinure vuba vuba ni ukugabanya isukari, yaba mu byo urya, yaba mu binyobwa unywa, kubera ko isukari iri mu bintu byongera ibinure ku nda vuba. Nuyigabanya rero icyo uzaba wagishoboye. Icya kabiri ni ukunywa amazi menshi cyane ahagije ku rugero rukwiriye, hahandi umuntu mukuru agomba kunywa litiro 2.5 ku munsi. Ibi ngibi nubishobora ukabasha no gufata ku mafunguro yawe hakabonekamo ibikungahaye kuri proteine, iki ngiki nacyo uzaba wagishoboye. Nzakubwira neza kandi ibyo kurya bikungahaye kuri proteine, ariko uyu munsi ntago nagera ntakubwiye ko hari bitatu byibuze by'ingenzi, ari byo amagi, inyama z'inkoko n'isambaza. Aha harimo proteine nziza cyane izagufasha kugabanya ibinure byo kunda. Icya gatatu ni ugukora siporo. Ibintu byose bigendana na siporo. Gerageza byibuze ukora urugendo rw'iminota 15 ku munsi ugenda n'amaguru. Gerageza ukore agasiporo ko gusimbuka, wasimbuka umugozi, wajumpinga bisanzwe. Ibyo ngibyo biragufasha kugabanya ibinure byo kunda. Ikibabaje rero kandi gituma abantu benshi mutagera ku ntego, mutagera ku cyo mushaka, nuko ubikora rimwe kabiri gatatu ukarekeraho. Ariko ibi nubikora buri munsi ugahozaho, inda izagabanuka nawe byibonere. Ikibazo cyanyu murambirwa vuba, nicyo gituma ibyo bintu mutabigeraho.